Abantu benshi mu isi bagiye bisanga mu byago bikomeye bakwegewe n'urugingo rwabo rwitwa umunwa. Umunwa wagufungisha, umunwa wagusenyera, umunwa wagutandukanya n'inshuti. Itonde kuko akarenze umunwa karushya ihamagara. Kuvuga ibyo ubonye ntacyo usimbuka, hari ubwo wisanga wisogose ndetse ukisama wasandaye. Niba kuvuga ari ifeza, kwicecekera byo ni zahabu. Ukuri kose si ngombwa kukuvuga. Toute la vérité n'est pas bonne à dire. Niba ugiye gutangaza ukuri, banza utekereze neza icyo bifasha ugiye kubibwira ndetse n'ingaruka biza guteza. Uyu munsi reka turebe ku kuri utemerewe kubwira sheri wawe mubana cyangwa muzabana. Icyambere utemerewe kubwira sheri wawe mubana cyangwa muzabana ni inkuru z'aba ex bawe. Umu ex ni umuntu wahoze ari inshuti yawe mukundana kera mbere yuko uba uri kumwe n'uwo muri kumwe uyu munsi. Hanyuma kubera impamvu runaka mugatandukana, ari nabyo byatumye wisanga mu biganza by'uwo muri kumwe uyu munsi. Nta muntu wishimira ko sheri we akururana na ex we. Birababaza. Amakuru kuri ba ex bawe nta kintu amara, nta n'icyo afasha sheri wawe, ahubwo amwica mu mutwe bigatuma yanagushidikanyaho. Reka bene izi nkuru kandi ba ex bawe ubikuremo. Ku rundi ruhande kandi nawe jya wirinda kubaza sheri wawe kuri ba ex be. Mwubake ibyanyu, mureke ibyahise. Ikintu cya kabiri cyangwa ukuri kwa kabiri utemerewe kubwira sheri wawe ni ukuri kose kuri famiye yawe. Sheri wawe mubana cyangwa muzabana, hari amakuru ya famiye yanyu bwite atamureba rwose, yandi uzamubwira bigatuma gushidikanyaho bitari ngombwa no kukureka bikaba byazamo, kandi wari wifitiye gahunda idahuje n'amateka ya famiye yanyu. Urugero, uti mama yararugaga, yari indaya. Ibyo si ngombwa rwose. Vuga iby'ingenzi biri official cyangwa bizwi. Iby'amabanga y'umuryango wanyu ubireke. Ntacyo bifasha sheri wawe kuvuga iby'iwanyu byose, ahubwo uraza kwisanga wisenyeyeho nk'ihene. Abanyarwanda bati nta wubaka nk'uko se cyangwa nyina yubatse. Iby'amateka jya ubireka. Icya gatatu cyangwa amabanga ya gatatu utemerewe kubwira sheri wawe ni negative feeling cyangwa ibyiyumvo bibi umufiteho. Urugero, uti sinkigukunda, sinkwiyumvamo, singushaka. Ibi iyo ubimubwiye bihamagara amarangamutima mabi yo kugufatira umwanzuro wakugiraho n'ingaruka, kuko wamaze kumutangariza ko utakimukunda. Bitekerezeho neza. Jya ubanza ubaze umutima mbere yo kuvuga. Iyi ni Urubibi TV. Njye ndi Shaddy Nshuti. Ikintu cya kane cyangwa ukuri kwa kane utemerewe kubwira sheri wawe ni amakuru yashyira ubuzima bwe cyangwa ubw'undi muntu mu kaga. Hari abantu bagira amarangamutima cyangwa umutima woroshye. Wamuha amakuru runaka akaba yakwiyahura cyangwa akica undi muntu cyangwa akangiza se ibindi bintu. Mwakoze kubana natwe. Njye ndi Shaddy Nshuti. Iyi ni Urubibi TV. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.